niwe mu perezida ukunzwe n'urubyiruko rwinshi muri Afurika. Ni umuperezida wahisemo gushyira imbere inyungu z'igihugu cye kurusha ize bwite, kandi niwe mu perezida ushaka kuzana impinduramatwara muri Afurika. Uwo nta wundi yitwa Kapiteni Ibrahim Traoré. Ni perezida w'igihugu cya Burkina Faso. Akijya ku butegetsi yahise ahindura imishahara y'abakozi, kandi abahembwaga make urugero nk'abarimu n'abandi bakozi baba bahembwa make kandi bakora akazi k'ingenzi yabongereye imishahara. Ndetse yahisemo gushyira imbere inyungu z'igihugu cye, arangije yemera kuzafata umushahara yari asanzwe afata mu gisirikare, kuko yari asanzwe ari umusirikare. Yanga kuzafata umushahara nk'uw'abaperezida bahembwaga abandi basanzwe. Uyu Kapiteni Ibrahim Traoré yagiye akora ibitangaza byinshi, ndetse yagiye ahindura ibintu byinshi muri Burkina Faso, kuko akijya ku butegetsi yahise ahindura ibintu muri Burkina Faso, ku buryo urebye Burkina Faso muri kiriya gihe atarajya ku butegetsi no kuri iki gihe yageze ku butegetsi akaba abumazeho imyaka 2, ubona ko ari ibintu byinshi yahinduye kandi byiza by'ingenzi. Gusa nubwo bimeze gutyo ntabwo bose bamwishimira. Uno munsi tujya kurebera hamwe amateka y'uyu mugabo witwa Kapiteni Ibrahim Traoré. Yavukiye he, yakuze ute, ubageze he, n'ibiri kumuvugaho byose. Icyo ngusaba ni ukora subscribe tukajya tubana no mu bindi biganiro. Wakunda kino kiganiro ukaza ukanda like, ndetse ukajya muri comment ukatubwira ko ikiganiro uwo wacyumvisha. Uyu Kapiteni Ibrahim Traoré yavutse mu 1988. Yakuriye mu gace ka Bondokuyi mu burengerazuba bwa Burkina Faso. Yize sayansi, nyuma aza kwinjira mu gisirikare. Gusa ushobora kwibaza ati uyu mugabo yageze ku butegetsi ute? Uyu mugabo byaje kugenda ute? Nibyo tugiye kureba. Ku itariki ya 30 Nzeri mu 2022 yayoboye igikorwa cyo gutera kudeta, cyangwa se cyo guhirika ubutegetsi bwari buriho uwayoboraga yitwaga Lieutenant Colonel Paul Henry Sandayogo Damiba. Yari yananiwe no guhagarika ibitero by'iterabwoba muri icyo gihe mu gihugu cya Burkina Faso. Uyu Kapiteni Ibrahim Traoré akaba ari umuperezida wafashe ubutegetsi akiri umwana cyane, ubwo yaje kubufata afite imyaka 34 yonyine. Yari asanzwe ari umusirikare, arangije ayobora igitero cyo gutera nyine atera kudeta umuyobozi wari uriho. Noneho mu mpera za Mata mu 2025 n'ejo bundi Iwagadugu yatewe n'abitwaje intwaro n'ibisasu bashaka kumugirira nabi. Uwo ni Kapiteni Ibrahim Traoré. Bashaka kumugirira nabi kugira ngo babe babasha kumwica cyangwa se nawe bamuhirika ku butegetsi. N'ejo bundi mu 2025 muri Mata. Gusa amahirwe yaje kubaho, we nta kintu yigize abo, ariko abasirikare bamurinze bo barakomeretse, nubwo batapfuye ariko barakomeretse. Kandi hari ikindi gitero cyari cyarabaye mu 2023 muri Nzeri, habaye indi kudeta, ariko ubwo amahirwe yaje gupfuba. None ushobora kwibaza ati uyu muperezida ni iki gituma amakuru ariho turi kubona muri no minsi ngo abazungu barashaka kumwica? Yaje kugenda ute? Uyu muperezida akigera ku butegetsi yaje guhita yanga ikintu bita inguzanyo, cyangwa se gufashwa na bino bihugu byo hanze. We yaje avuga ko icyo ashaka ari uguteza imbere igihugu cye, kuko ni igihugu cye gifite umutungo kamere cyangwa se umutungo karemano, ariko bakaba batawukoresha neza, kuko abayobozi bari bariho icyo gihe mbere yiwe baharanaga inyungu zabo ku giti cyabo ntibite ku gihugu. Ariko we yaje ahita avuga ati ngiye ngomba guhindura igihugu cyanjye kandi nkagiteza imbere. Gusa iyo urebye koko mu gihe yagereyeho no mu myaka 2 amaze ayobora kino gihugu, hari ibintu byinshi yahinduye. Gusa kuba yaragiye yirengagiza abo bantu, ngira ngo mu minsi yashize mwagiye mubona inkuru ko bamusuzuguye mu ndege y'abazungu. Muzungu aramusuzuga mu ndege, ariko ntabwo yari azi ko ari perezida. Iyo nkuru twanayikoze kuri ino channel yacu, ushatse wajya kureba n'icyo kiganiro cyaheruka kujyaho. Gusa we yaje kwanga akarengane gakorerwa abanyafrika gakozwe n'abazungu.
uyu kapiteni Ibrahim Traoré. Niyo mpamvu akenshi bano bazungu baba bari kugira ute, baba bari kumuhiga. Impamvu nyamukuru zituma abazungu bamuhiga nazo ni muzishaka tuzaziganiraho mu kiganiro gikurikira, gusa amateka ye mu byo mwamenya nayo ngayo natwe tuba twabashije kubona. Icyo musaba ni gukora subscribe twajya tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, ndetse n'ikiganiro wagikunze ukande like, ugire no comment ubwiye ko ikiganiro ucyumvishe. Ciao ciao.